Tumenye tunasobanukirwe KPU ni iki, Kinship Psychotherapy, umuryango ni iki. Ngewe ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi umwe mu banyamuryango bagize Kinship Psychotherapy umuryango. Intego z'iki kiganiro ni ugusobanukirwa KPU ni iki, ese igizwe na bande, kubera iki yagiyeho, hanyuma uko ikiganiro cyacu tuzaba tugenda tuganira ku mikorere ya Kinship Psychotherapy umuryango, tuzagenda tugaragaza ibyo dukora ni ibiki, abo dufasha ni bande, ese kubera iki tubafasha by'umwihariko, ese tubafasha gute, nihe tubafashiriza, naho muzagenda mugenda mubibona. Ngewe amazina yanjye nkaba nitwa Ignace Rukundo. Uyu munsi wa none turaza gutangira ikiganiro cyacu dusobanura KPU ni iki, K ni iki, kandi Kinship, noneho Psychotherapy ariyo P ni Psychotherapy, noneho U ikaba ari umuryango. Muri makeya ya KPU ni amaterimi atatu asa nk'aho afatanye y'imbumbe agize Kinship Psychotherapy umuryango. Kinship ubwabyo bishatse kuvuga iki? Kinship ni isano rigize abantu bari hamwe, urugero nk'umuryango, ariko abo bantu bari hamwe baba bahuje, navuga, amarangamutima, imyitwarire ituma babasha kuba bari hamwe ku buryo bahuje imimerere n'imyitwarire. Nk'umuryango, nko mu muryango usanga umugore, umugabo, umwana, abo bantu bakwiye kugira indangagaciro n'ibindi bintu biranga rwa rugo kugira ngo rutandukane n'urundi. Mu by'ukuri ziba ari ingo nk'izindi, ariko urugo rugasanga rufite umwihariko, n'uburere bw'abana bavukamo ugasanga ni umwihariko. Ibyo byiyumviro n'imyitwarire rero basangiye nibyo bigenda bikarema isano, tukavuga ko ari abantu bari hamwe bahujwe n'ibyiyumviro bimwe n'imyitwarire. Noneho Psychotherapy yo ni ubuvuzi bwo kugira ngo uhindure cyangwa umuntu ufashe umuntu nyuma y'uburwayi cyangwa y'ibintu bitameze neza. Muri psychology cyangwa mu bijyanye n'imitekerereze, ni ukugira ngo umuntu musubize muri norme cyangwa mu murongo sosiyete uko imufata bigendeye ku muco n'indangagaciro. Noneho umuryango, tuvuze umuryango ni family, ni itsinda ry'abantu bahujwe n'isano, twavugamo umugore, umugabo n'abana, ariko bishobora no kuba umuryango atari umugore n'umwana gusa, aho tuzabigarukaho. Ese ni ibihe bice bigize umuryango cyangwa famiye? Ushobora gusanga wenda ari sogokuru na nyogokuru, cyangwa ugasanga wenda ni umuntu wafashe abantu arabarera, babaho ngaho, abitaho kubera ko batagiraga ababyeyi, cyangwa wenda batagiraga aho bataha. Ibyo nabyo byitwa umuryango, kuko bafite ikintu kibahuje bakagira isano. Hanyuma dufashe Kinship twongeraho Psychotherapy, noneho tukongeraho n'ijambo umuryango, bikitwa KPU, aribyo bishatse kuvuga Kinship Psychotherapy umuryango. Ni uburyo bwo guhindura imyitwarire itaboneye yo mu muryango, ituma habaho abantu batabasha kunga ubumwe biturutse ku myitwarire, ku myumvire ituma abantu baba batandukanye. Ibyo ari byo bigaragara umunsi wa none bikunze kubamo amakimbirane, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bikaza kurangira abantu batandukanye, aribyo twakwita divorce ku babanye byemewe n'amategeko, cyangwa separation, baba babanye byemewe n'amategeko cyangwa mu buryo twakwita ubu munsi wa none bwa buraya.
icyo gihe iyo bamaze gutandukana si kiba ari kibaye ikibazo gusa kuko batandukanye, ahubwo ya afinite yatumye babana, impamvu yatumye bajya kubana ryari ishingiro ryo kugira ngo bagire abana. Icyo gihe uyu munsi wa none nibwo tugenda tugira abana bafite ibibazo bishingiye ku muryango ndetse n'uburere. Ikindi kiyongeraho ni ihohoterwa rigenda rigarukira abagore umunsi ku wundi, kubera yuko imibereho yabo ibaye navuga ngo afunga isi y'umugabo, umugore adahari, umugabo adahari umugore ntiyabaho, usanga ibyo bintu nyine bihari. Tumaze gusobanukirwa n'imiterere ndetse n'imikorere ya KPU ariyo kinship psychotherapy mu muryango, turatangira twibaze ngo mbese iyo kinship psychotherapy mu muryango igizwe n'abandi, ikora gute? Kinship psychotherapy mu muryango igizwe n'itsinda ry'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, abo twakwita abapsikologe cyangwa abapsychologist. Ni ukuvuga ngo ndetse nta nubwo ari nabo gusa, ni itsinda navuga risa nkaho riri rigari, ndetse ririmo n'abandi bumva bafite ubwo bushake ndetse bafite n'izindi mpano zo kuba zabasha gufasha abantu, gutuma abantu babana neza, guhindura imyumvire iteye inkeke mu bantu ndetse no muri sosiyete. harimo n'abaganga, hakabamo n'abandi bantu bize ibijyanye na sociology. Aba bose tugahurira hamwe, noneho tugakora nka platform cyangwa tugaha umurongo w'ibikorwa byacu kugira ngo dufashe umuntu ku wundi. Kinship psychotherapy mu muryango ijya kujyaho yabanje irareba irabona availability y'umupsikologe irahari ahantu hose, ariko accessibility kugira ngo umugereho ubona we serivisi ku kibazo ufite bikaba inzitizi, kubera ko rimwe na rimwe wenda nawe yifitemo ibyo bibazo, kuko umuntu aba afite ibibazo by'imibanire, yarize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nawe ari umukandida muri aho ngaho, ugasanga nawe arabitinye ku buryo atabona ukuntu yafasha abandi. Ikindi nanone ni ability, usanga ability yacu iri hasi cyane, kubera yuko ni serivisi ubundi zisabwa gufasha umuntu umunsi ku wundi, ariko ugasanga turacyari bakeya ugereranyije n'ahandi, no mu gihugu ni bakeya, ku buryo ushobora no gushaka kureba no mu murenge cyangwa mu kagari ukaba waburamo umupsikologe wahamagara ati nagize ikibazo iki n'iki, ndumva ntameze neza, ndumva imyitwarire yanjye yahindutse, wenda uwo twashakanye yagizeho ikibazo, umwana wanjye ndabona yahindutse. Ability yo kugira ngo umubone, ability yo kugira ngo iwe aboneke biragoye, ni ikibazo. Tumaze kubona ko ibibazo bitandukanye bigiye bihari, twashatse uburyo duhuza imbaraga, noneho tuboneke, abadukeneye batubone, noneho duhuze n'imbaraga zacu kugira ngo tubashe kugira intervention cyangwa tubashe gutanga uruhare rwacu, ariko mu buryo buri mu murongo, ndetse kandi aho umuntu wese yishyira akizana. Tujya gukora rero uyu muryango wo kugira ngo wite ku bibazo navuga biri familiyare, biteza impagarara ku buzima bwo mu mutwe, twashingiye ku kintu bita intimacy partner violence. Icyo ni ikintu tuzagarukaho mu bihe biri imbere birambuye. Ni ihohoterwa mu by'ukuri rishingiye ku gitsina rikorwa hagati y'abantu babiri bashakanye, umugore n'umugabo. Icyo gihe implication cyangwa ingaruka bigira biragenda bikagera ku bana, hanze ku muryango, ku isano bafitanye n'abandi, ndetse bikaza no kurangira agize n'ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, aho umwe ashobora guhohotera undi cyangwa akaba yanamwica. Hari n'ibijyanye na GBV, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, noneho tutabara ko abantu bashakanye bashobora kuba barashakanye cyangwa bataranashakanye,
nabyo birashoboka. Hanyuma tukagira noneho na vital status z'abantu, ibijyanye n'uko abantu bashyingirwa, iyo bamaze gushyingirwa se ntibigende neza bakajya gutandukana, bigenda gute? Ibyo ni ibintu tuzajya tugenda tugarukaho. Ese ni ibiki bigomba kugira ngo umuntu ashyingirwe? Ni ryari umuntu akwiye gushyingirwa? Ese biba byagenze gute kugira ngo abantu batandukane? Ni ibiki biba byapfuye? Ubuzima bw'umuntu ni ibiki biba byahungabanye kugira ngo agere n'aho afata icyemezo cyo gutandukana n'undi? Ni muri ubwo buryo twabonye izo ngaruka zose zigenda ziba mu mibanire y'abantu bigateza ibibazo. Turavuga ati twishyire hamwe tugende byibuze dufasha abantu. Ibibazo nubwo bitagabanuka, ariko noneho dufashe abantu kugira ngo wa muryango wisangamo umwana ufite uburere nyabwo, wa mwana uzira ubuzererezi, ubuderenka, ibyo bavuga ubuderenka, nawe abashe gukura neza mu muryango. Tugendeye rero kuri izo mpamvu navuga ari eshatu za availability na accessibility na ability y'umusayikologisite cyangwa umusosiyare, nibyo byatumye twicara turavuga tuti ese ni gute twebwe abantu baduhiga bakatubura, twirirwa tuvugwa hirya no hino ariko ntituboneka, ubwacu dufite ubushobozi ariko ntitubasha kuba twabushyira mu bikorwa. Turihuza noneho rero dukora icyo bita kinship psychotherapy mu muryango.